uyu ni Perezida Felix Antoine Tshisekedi aho rero yagaragaje ko amafaranga ye ya leta birumvikana yagomba kuba yakifashishwa mu guteza imbere imibereho myiza y'abaturage ndetse no kuba bakubaka ibikorwa remezo mu buhinzi ndetse n'ibindi bikorwa yishorero mu ntambara ahanganyemo n'umutwe wa AFC M23. Ibindi byagarutseho ubwo rero yaganiraga na diaspora n'ubundi ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, sinzi umuntu yabyita ishema iba mu Bubiligi, ariko yari yitabiriye n'ubundi inama mpuzamahanga y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ndetse na Africa Global Gateway Forum. Ibingibi nibyongeye kubabwira mu ngirwa ruhameye ndetse Tshisekedi akaba yabajijwe nibyo yabajijweho birumvikana amafaranga yagiye aho rero yagarutse cyane kuri byinshi bifite aho bihuriye n'ibibazo by'umutekano mu Burasirazuba Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Avuga ko leta yashoye mu gisirikare amafaranga hafi ya yose hanyuma ikaba amafaranga ari kuzafasha mu iterambere ry'abaturage. Iri ni ishema kuba yagize atyo amafaranga yose twashoye mu ntambara. Ese iyo ntambara yatanze iki? Hemba bacashuru mu bitandatu byose ukwezi ku muntuza ibisa arimo n'ibiki. Ni Tshisekedi we washakaga kwereka abanyekongo ba mu Bubiligi ko ashyize imbaraga cyane mu kurwanya imitwe itandukanye ihanganye nawe, aha tuvuga AFC M23. Ibi rero we ntekerezaga ko kubivuga hariya yewe yashakaga kugaragaza ko nyine afite uruhare runini cyane mu kugarura amahoro, ariko ku ruhando mpuzamahanga ibingibi tubibona nk'ibikorwa bibi cyane, kuko niba ufata amafaranga yagombye kuba afasha abaturage mu buzima bwa buri munsi, kuko abanyekongo ni bamwe mu baturage bagenda bagaragaza ko bari mu murongo mubi mu byaba mu nzira njyabukire cyangwa se twavuga mu mibereho myiza, nibo bagenda bagaragaza yuko nyine batamerewe neza n'ubuzima. Ibingibi rero we yagiye imbere y'abanyekongo ba mu Bubiligi akabitangaza, ntago abizi ko biba biri kugaragaza intege nkeya ze mu bintu ahugiyemo cyangwa se mu byarimo, ariko twebwe indi miryango itandukanye ibingibi bifata nko kutita ku kiremwa muntu, ahubwo agashyira imbere intambara cyane kurenza ko yabanza gukura abaturage b'abanyekongo mu bibazo barimo. Ibingibi rero we nge mbibona mu buryo bwo kugira ngo yereke abanyekongo ba mu Bubiligi ko ashyize imbaraga cyane kandi atayitsinda mu ntambara. We kuki batamubajije impamvu atari gutsinda intambara? Impamvu ari gutanga no kwitwaza u Rwanda. Erega uyu mugabo ubundi umuntu wari we wese wagerageza gusesengura imbwirwaruhame ziwe, imbwirwaruhame agenda atangaza zitandukanye mu nama yagerageza kuvuga ku ntambara ye na AFC M23, ugerageza wumva ko harimo ibintu bidafite ahantu bihuriye cyangwa se ibintu bidasobanutse, kuko niba akubwira ngo amafaranga yose nashoye mu ntambara, amafaranga yose ntago ubu nabona andi mafaranga yo gufasha abaturage kuko yose ari mu ntambara, uribaza ngo iyo ntambara washoyemo kuko nyine ikibazo nta nyungu zirimo, kuko niba uduce twose AFC M23 igerageje gufata iradutwara, ntago bitanga nta n'ibimenyetso bigaragaza ko byibuze ayo mafaranga hari icyizere yuko bizakunda, uretse kugaragaza byibuze ko ashaka amahoro. Kuko yagaragaje ko nyine intambara isabwa byinshi cyane kugira ngo irwanwe. Aho rero ngo avuga ko abaturage bose ngubu nyine bakomerewe n'ikibazo n'ubundi cy'ubukungu kuri bo, kuko rero bashoye cyane mu nzego za gisirikari, kuko nk'iyo urebye neza usanga nyine hari amafaranga menshi miliyari rwose yatakajwe muri iriya ntambara. Kuko nubwo Tshisekedi yavuze ko ashaka amahoro, ariko yagaragaje kenshi ko ibya nyarureshwa, kuko rero yahinduye akavuga ko adashobora kuba yakemera ibiganiro n'uwo ari we wese atazabanza rero kwamagana u Rwanda mbere yuko uganira na Tshisekedi, ubanza kwamagana u Rwanda nk'uko yabigaragaje uyu Tshisekedi nyine, ngo hanyuma abe yavuga ko rero nyirabayazana ari u Rwanda ahubwo atari RDC. Mu ntambara ya Tshisekedi ahanganye muri horo rya AFC M23
uruhande rwe rwayishowemo byinshi cyane nk'uko yabikamije, kuko nk'uko umujyi wa Goma wigaruriwe na AFC M23 habonetse intwaro nyinshi cyane zikomeye kandi nshya zaguzwe, birumvikana zaguzwe amafaranga menshi cyane, zari ziteganyijwe igikorwa cyo kuzakira u Rwanda nk'uko n'ubundi M23 yabihishuye muri biriya bice. Burya nuko u Rwanda M23 yisi fata biriya bice maherezo bari kuzatera u Rwanda, ko ibikoresho byose bamaze kubihageza. Urabizi ko babuze no kwabigenza bagapfa kurasa ibisasu nka bingahe, kuko iyi ngo yaguze intwaro nyinshi cyane zirimo n'ibifaru, indege z'intambara za Sukhoi 25, drones CH4 ndetse n'izikorerwa mu Bushinwa, ikoresha n'abacanshuro rero b'abanyaburayi ho bahembwa agera ku 6,000 by'amadolari y'abanyamerika ku kwezi rero, ndetse n'abasirikare b'u Burundi bakaba ibihumbi 5 ku kwezi. Amafaranga sinzi kuyumva neza, amafaranga menshi cyane. Ikinyamakuru cyitwa Africa Intelligent dukesha iyi nkuru gisobanura ko bitewe n'igi ntambara ingengo y'imari y'igisirikare cya RDC yavuye kuri miliyoni 459 z'amadolari mu 2021 ikagera kuri miliyoni 700 z'amadolari y'abanyamerika mu 2022, hanyuma iza kugera kuri miliyari 1 y'amadolari mu 2023. Iyi ngingo y'imari y'igisirikare yakoreshejwe mu 2024 nayo yabarirwaga muri miliyari 1 y'amadolari y'abanyamerika. Sinzi niba amafaranga uri kuyumva. Urumva ko ni ingingo y'imari ubundi yagombye kuba ubundi ntabwo isanzwe, izo ingingo y'imari idasanzwe, kuko urumva iyo aza kubikora ayo mafaranga akayashora mu kubaka ibikorwa remezo. Ubu ngubu twagombye kuba tubona ibikorwa byinshi cyane RDC yakoze, Kongo yakoze ku buryo gushimirwa mu gihe yaba yaremeye amahoro. Ariko ni umugabo ntazi uburyo we aba ari imishinga ye, kuko intambara yashoyemo bigaragara ko wenda ibi n'abakora babizi, ntabwo wabura kubivuga ko abatabizi. Ariko twe tureba tukibaza ngo ese koko ibyo bintu ukora niba ubizi, ikimenyetso cy'uko ubizi ni iki? Kuko niba ashora mu ntambara ntayitsinda, abaturage urwego bari bariho n'urugenda rusubira inyuma umunsi ku wundi, ahubwo ugasanga ibibazo by'ubukene, ubukungu butifashe neza, indwara zitandukanye, umwanda, ibintu byose bibi biri muri Kongo, kandi ni imwe mu yo wumva ko nyine ifite ingingo y'imari iremereye cyane. Ukibaza ngo ibi ngibi we abatekereza kazabibamo kugeza ryari? Nicyo kibazo nyine gihari, kuba akunda ubutegetsi cyane nibyo bintu bituma n'ubundi akomeza gukoresha amafaranga menshi cyane, nko kuva muri Mutarama kugira muri Mata 2025 igisirikare cya RDC cyakoresheje miliyari 1 y'amadolari. Ana amafaranga yazamuwe cyane na gahunda yo kongera umushahara w'abasirikare, aho yatangiye nyuma yaho M23 ifashe imijyi ikomakomeye yo muri Kivu zombi, Goma ndetse na Bukavu. Uretse ibyo kandi ngo hari n'andi mafaranga atari make yajyana agendera mu bikorwa byo gushaka gukomanyiriza u Rwanda no kurusabira ibihano. Aho rero yaba we cyangwa se amushyikiye bazenguruka amahanga hirya no hino ku isi bavuga u Rwanda nabi, aho rero intego yabo ari uko bagomba gusabira u Rwanda ibihano kuri n'andi masezerano yose afitwe n'u Rwanda ndetse n'ibindi bigo bitandukanye. Rero bakaba babaha amabuye y'agaciro kugira ngo babe bakomatanyiza u Rwanda, rero kugira ngo ibihugu bibashe kuba byakumva neza icyo u Rwanda ruri kumara muri kiriya gihugu, kandi u Rwanda rwakunze kubigaragaza cyane, rwe rwafatirwa ibihano mu buryo bukomeye cyane, uretse ko hari aho rwagiye rujya bigafata ubusa. Yaba u Rwanda rugirana ibiganiro na RDC biyobowe na Amerika, ndetse na M23 ikabigirana ibiganiro na RDC biyobowe na Qatar. Bose rero bagaragaza ko Kisekedi ahindukira hanyuma akahita yongera kubaganiriza uti ibi bintu mwabiretse kuko atari byo, ibi bintu mwabiretse kuko atari byo. Ntabwo nzi impamvu uyu mugabo ari kugenda agaragaza ibikorwa bitandukanye ariko bitari byiza, kuko ntekereza yuko
niba ari umugabo ubasha kugenda agafata amafaranga angana kuriya akayashora mu ntambara kandi abizi neza ko intambara bigoye kwitsinda, sinzi impamvu we ashobora kujya imbere y'abanyekongo akagaragaza kugira ngo agaragaze yuko hari ikintu cy'uruhare afite mu kugarura amahoro hariya, kuko ntago mbibona. Ikindi ni umugabo ukomeje kugaragaza ko we afite mu bitekerezo ko intambara azayitsinda kandi mu bikorwa tutabibona. Uyu mugabo rero akomeza agenda abeshya abanyepolitike batandukanye, abereka ibintu byinshi bitandukanye n'ukuri. Biragoye kuganira nawe tu, biragoye kuganira nawe mugahuza n'ikibazo cya mbere gihari. Nawe mushobora guhuza ariko yamara gusohoka uti wiki dore ko nibyavuze uti ntabwo nzatira u Rwanda, nta nubwo akibyemera. Noneho nibyo yahise bahise bashyira ku mbuga nkoranyambaga uti u Rwanda ngomba kurutangaza, akimara gutangaza n'amagambo muri iriya nama ya Global Gateway Forum uti sinabivuze reka ubwo kuba yarokejwe igitutu nicyo cyatumye burya ajya hariya mbere y'abadiaspora akagaragaza biriya burakira n'igitutu cyatumye yongera gukora indi mbwirwaruhame agaragaza ko yari kwiyerutswa. Ariko wenda ni uzi ukuri kwabyo, nanone hari abashobora kuba batekereza ukuri kwabyo kukaba kwahabwa umurongo, ariko amafaranga menshi y'umurengera yashowe mu bikorwa bya gisirikari mu ntambara bahanganyemo na M23. Ntabwo rero abaturage kugira ubu ngubu bakibona ibyo babona, nta muhanda ucyubakwa, nta kintu cyubakwa, nta serivisi gitangwa neza muri Kongo, bose bahugiye mu ntambara. Abacuruzi bari gucuka amabuye y'agaciro mu bice bitari byafatwa na ntuza kugira ngo bakoremo akabakiri kare, mu gihe benshi bagihugiye mu ntambara. Byongere bifate umurongo, ruswa iri kuribwa ku buryo bukomeye cyane mu gihe bahugiye mu ntambara. Nta mwanya bafite wo gutekereza ku muntu utari gutanga serivisi neza, ntaki bahugiye mu ntambara. Mu gihe Kisekedi ari kurwana no kwisobanura, nanjye gusobanura ibintu bye kuko ntabwo bisaba ko bisobanura, ahubwo we ibintu bye ntabwo bisaba ko nako bisobanurwa, we aragenda akabisobanura nyuma bashingira ku byo yavuze. Ariko Kisekedi we nta kintu ari kumarira abaturage nk'uko bigaragarije diaspora, bisa nkaho yabivuga nk'ishema ry'uko ibintu byose, amafaranga menshi mu myaka 5 ishize duhere mu 2020 amafaranga yashowe ni menshi cyane ku buryo nta n'umusaruro na muto byegeze bigaragaza. We yasaga nkaho asora amafaranga nati kuyinjiza, kandi kugira ikigero cyayasohora azanayasohora mu gihe adahinda ibitekerezo. Ni Kisekedi yaba ahubwo amafaranga ava hehe igihugu? Kuko urumva hari sinzi byashoboka ibikorwa byinshi nubwo bikorwa imisoro ikagira nyine hagombye kuba hariho uburyo amafaranga aboneka menshi cyane, ariko ko benshi bahugiye mu kurya ruswa, mu kuyobora nabi, mu ndonke, ntabwo abona amafaranga menshi. Nyine Kongo izagwa mu kibazo cya abantu biga ubukungu cyane babizi cyangwa se babiziho cyane icyo bita economic depression, hazaba ihungabana ry'ubukungu mu myaka iri imbere. Ntabwo byahita bigaragara none, ariko bikomeje gutya undi mwaka ukaza, ariko simbibona ko indi myaka izaza vuba ahangaha. Kari agakino ka Kisekedi ntago ari agakino kazamara igihe kirekire, ni agakino gafite igihe gito cyane nge mu mbone yanjye uko mbibona. Ibyo kuba amafaranga aho yaba ava, kuko tugomba kwibuka ko Kongo ni imwe mu gihugu gifite imitungo kamere myinshi cyane, ubundi yagombye kuba irarenze ku isi, irarenze cyane, yagombye kubituma irangirwa y'imari banadutangariza ubundi Kongo irenza, kuko yagombye kuba yubaka ibintu bihambaye cyane. Ubwo urumva iyo ngiyo nashyizwe mu gisirikari, kandi hari indi ishyirwa mu bukungu, hari indi ishyirwa wenda mu kubaka, nubwo atari yose, ntabwo yose yaba yarakuwe mu kubaka imihanda cyangwa se
kugira iterambere ry'abaturage iyo niyo yishyirwa mu gisirikare muri Afurika nta hantu bafite intuza ingingo y'imari nk'iyo ngiyo. Yego ni ingingo y'imari iremereye, ibi rero biganisha cyane ku kuba abaturage bahura n'icyo kibazo cy'ubukungu ndetse n'inzara n'izindi ngaruka zitandukanye ziterwa n'iyi ntambara, kuko niba nta muyobozi ubitayeho, niba nabo ubwabo batitayeho kuko bafite byinshi bari gutekereza cyane, se nitugira ibyo dutegura intambara ikaza tukava ahangaha, ndetse n'abashoramari ntabwo urumva bakiri kugendera ku nyungu z'igihugu cyangwa se inyungu zo muri rusange, bo bari kugendera cyane kuvuga ngo reka dukuremo ibyacu ku buryo hagize n'igihinduka kitugiraho ingaruka twebwe twari twaramazemo ibyacu. Bisobanuye ko rero Kongo iracyafitiye urugendo rurerure cyane kugira ngo ikureho ibi bibazo barimo, ariko ntabona byakemutse mu gihe gito, mu gihe Kisekedi yaba akomeje kuyobora Kongo kandi agifite iriya mitekerereze. Ni ibintu bizatwara igihe kitari gito cyane kugira ngo nataba yahinduye ibitekerezo afite hakoreshwa izindi mbaraga, kuko AFC M23 ni ihuriro twabonye ko rifite imbaraga nyinshi cyane kandi rikomeza kugenda ryigarurira uduce dutandukanye twa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni Doma News Live ukomeje gukurikira, wahisemo neza cyane, ishimire, natwe turagushimiye kuko wahisemo Doma News Live. Ni iby'agaciro kandi Imana nizere ko iri kubona umusanzu wawe, hanyuma tugahita tugusabira umugisha, hanyuma ugakomeza ukagusakaraho. Promotion dufite zone nyinshi, dufite promotion rero, ufite ibikorwa byawe bito cyangwa se ibinini, twegere hanyuma tubyamamaze. Ikigira promotion idasanzwe tukwamamariza mu gihe cy'amezi 3 ku buntu, ntabwo bisanzwe kubona umuryango mugari nka Doma News utahereza abakunzi babo cyangwa se abadukurikira muri rusange promotion nk'ingiyi yo kugira ngo babashe kuba bashyira hanze ibikorwa byabo, bimenyekane, bigere kure, bigere ku gasongero. Burya na bariya bari ku gasongero nta rundi rufunguzo bigeze bakoresha uretse kugana ibigo bitandukanye kugira ngo bibamamarize. Doma News rero yaje kwisonga kugira ngo ibahereze promotion y'igihe cy'amezi 3 tubamariza ku buntu, ubundi bikorwa byanyu bikamenyekana mu bice bitandukanye.